Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana bikomeza Imana mwese bakunzi ba Urukundo TV bakunda kubana natwe, aho muherereye mu mpera z'isi yose, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu migabane itandukanye, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari muri Afurika muri rusange, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana n'imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo bikomeza ibana mwese iteka ryose, ariko muri mwebwe n'imiryango yanyu, kandi uburinzi bw'Imana bukomeze bubaho iteka ryose. Rero turashima cyane Imana ikomeze cyane kudushoboza kugira ngo dukomeze cyane tube mu mwanya umwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo bose bari mu mwanya umwe, ni ku iteka ry'ababonye uko Yesu yarababwiye ngo nibagende babe bamwe i Yerusalemu ngo niho azabasanga. Bose bagenda bateranira hamwe baba mu mwanya umwe nk'uko Imana yari yabibabwiye. Rero mureke dusenge maze dukomeze twumve cyane ijambo ry'Imana Uwiteka yaduteguriye igaburo ry'uyu munsi, kugira ngo dukomeze cyane turyakire kandi turyakire twishimye, niko Imana yacu ishaka. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko watubaye bugufi, ukomeje gutinda muri byose n'ushimwe uhimbazwe. Mana, wabaye mu ruhande rwacu, ntiwaturetse ngo tube twenyine, watwereje umwuka wera muziranenge araza abana natwe muri byose. Kristo nagwa icyubahiro. Mana, tubonetse imbere y'ubwiza bwawe, nyemera cyane ubanze utweze dutunganye, banze utwishimire cyane, banze uboneze imitima yacu, banze utwishimire Kristo mwiza. Mana, uko twagaragaye kose, ari uko twagiye kose bitandukanye no gushaka kwawe, reka amaraso yawe atugereho mu izina rya Yesu. Mana, ukomaze gutobarira cyane, dusabye imbaraga dushoboza kunesha ibyaha. Mana, twese ijambo ryawe tugiye kumva rwose, ubu ni ubutumwa bwiza Mana uduteguriye, dushoboze rwose twe kumvira Mana, kandi Mana ugiye kubuvuga nawe umushoboze, mwambike imbaraga umukomeze, avuga avugishijwe nawe mu izina rya Yesu. Ureke neza yawe, urukundo rwawe buganze muri byose. Urakoze kugiye kuba natwe muri byose, dusengereza twese umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Abo dukomeje kubana, amazina ni yayandi, ni Samuel Mutezimana, niwe muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Ndi umukristo, nkunda uyu mwanya Imana yanshinzwe kubwiriza butumwa, niko kazi nkora n'ubundi, nicyo kintu cyanjye numva nakora. Uko Yesu yavuze aravuga ngo bamubajije ngo ibyo kurya bya babiri, aravuga ngo ngiriye gukora umurimo w'abantu yakiri ku manywa, kuko bugiye kwira mu gihe umuntu atakibasha gukora. Namenye neza yuko hari igihe bujya bwira umuntu ntaba yakibasha kuba yakora, ariko cyane birasaba yuko tugomba kuba maso cyane mu byo dukora byose, butazakwiriraho buriya mugani wawe ukizisanga n'ubundi byagoranye. Ariko ijambo ry'Imana ryo ni iryera, kandi izakomeza duteka yavuze ngo azabana n'abera kuko nawe ari uwera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira n'ubundi gatubwira ngo igihe kiraje ndetse kandi kiranasohoye, ubwo abasenga Data mu kuri no mu mwuka aba aribo bakwiriye kuba bamusenga, kuko Imana ubwayo ari umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuba bayisenga mu kuri no mu mwuka. Anytime rero uburyo bwose wasengamo Imana utayisengera mu mwuka, aho ngaho bizaba ari ubusa. Nubwo wasenga n'iminsi irenga magana cyangwa iminsi ibihumbi, aho ngaho azaba ari ubusa, kuko Imana irashaka yuko umuntu wese ugomba kuyisenga agomba kuba yayisengera mu mwuka. Ibyo wakora byose ntubikorere mu mwuka, azaba ari ubusa. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko umuntu wese aho yava akagera nabanze yishakemo ikintu bita imbaraga z'umwuka wera, kuko iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, n'abandi bya bindi byose byagiye binanirana, aho ubona ngo ubuzima bwanze, aho ubona ngo ibibazo ngo byagize, aho ubona ngo ibiciro ku masoko yose ngo byakomeje kugira, ariko aho ngaho ntabwo uzigera ugira ubwoba, kuko hari imbaraga z'umwuka wera zibasha kongera zagira ibyahindura ibintu ziri hagati muri wowe. Ahubwo banza wishakemo cyane izo mbaraga z'umwuka wera, kuko icyambere cy'umwuka wera ntabwo akorana n'ibyaha. Umwuka wera abanza kuremuvinga kamere muri wowe, maze agahita yinjira muri wowe. Iyo amaze kwinjira muri wowe rero, niyo mpamvu ahita gukura bya bindi byose bimeze nka za kamere, za zindi za karande zose byagiye bikuzura. Niyo mpamvu iteka ryose umwuka wera akora umurimo ukomeye cyane, niwe utuma abantu bamenya ibijyanye n'iby'ibyaha byabo. Umwuka wera niwe utuyobora, umwuka wera aratwigisha, umwuka wera akora imirimo ikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Amena.
rero ndakwifuriza cyane kuba wakoresha kamwe cyane ikintu bita imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zizagufashe zizabane nawe muri ibihe bigoranye cyane, aho isi yose yicaye iyi saha babuze icyerekezo, babuze umwanzuro, aho abakomeye b'isi barimo barareba bakumva babuze cyane icyo bakwita igisubizo cy'ibibazo bafite, ariko nta handi wabona igisubizo, nta handi wabona igisubizo usibye ku Mana. Ibyo wakora byose, ibyo washingirwa kwishingikirizaho byose, nta na kimwe wabona gikomeye, ntaho wakura igisubizo usibye kugikura ku Mana. Ahubwo ni wongere uhange Imana amaso, wemerere cyane Imana yongere ikuyobore, yongere ibe mu ruhande rwawe. Nibyo kuba ngo urakomeza kwiyobora urimo urishuka cyane mu buryo budasanzwe, emerera Imana ijya ibana nawe, emerera Imana isiyobora ubuzima bwawe, emerera Imana yongere yinjire hagati muri wowe. Uko niza kwinjira muri wowe hari byinshi iribuze kuba yahindura, kuko niza kwinjira muri wowe hari intambara yinshi iribuze kuyakurwanirira. Ahubwo impamvu uhorana ibyo bintu byose bimeze gutyo nuko Uwiteka atari yinjira muri wowe, kandi n'ikindi niba yarije muri wowe ntabwo umuhereza umwanya uhagije kugira ngo abe yakurwanirira intambara. Amena. Buri icyambere cyo tugomba kumenya, twahawe umwana w'umuhungu ari we Yesu Kristo. Twaramuhawe kugira ngo icyambere cyo aze aducungure, kandi uwo muhungu azitwa umujyenama, azitwa Imana ikomeye, azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe nawe. Amen. Uwo muhungu turamufite, uwo muhungu tubana nawe iteka ryose, uko bukeye uko bwije. Nta na kimwe cyakubaho uwo muhungu atabigizemo uruhare. Uwo muhungu aremera ugahura n'ibibazo runaka, uwo muhungu aremera ukaba wajya mu buzima runaka butandukanye, ariko ijambo ry'Imana rikambwira ngo hamwe n'ibitugerageza byose ngo ibasha kugenda ducira akanzu. Imana ishimwe cyane. Hamwe n'intambara zose wahura nazo, Imana ibanza kugenda igucira akanzu, ariko nta kindi. Umuntu wese ufite uwo muhungu niwe bigenda gutyo, ariko niba utari wakira umuhungu muri wowe, nta burinzi na gato wabona, nta bufasha na gato wabona buturutse kuri we, kuko ntabwo wigeze umwangaja, ntabwo wigeze umwemera kugira ngo yinjire mo hagati muri wowe. Iyi saha nubanza umwemerere cyane, abanza yinjire muri wowe, maze kuko naza kugira muri wowe nta na kimwe kizigera kikugeraho, nta na kimwe kizigera kikuyobora, nta na kimwe kizigera kikanagera kuri wowe uwo muhungu atabizi. Amena. Mureke twemerere cyane uwo muhungu aze yinjire hagati muri wowe, hagati muri twebwe, kuko naza guhagera ntabwo uri buze kuba wagira ubwoba bw'ibihe. Umuririmbyi rero bavuga ngo nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, nta bwoba bw'ibihe, humura Yesu ari ku ngoma. Ibyo wakora byose Yesu ari ku ngoma. Reka ibintu by'ubwoba. Niba uzi neza yuko Yesu muri kumwe, ubwoba wagira n'ubwiki? Abigisha nabo bagiye bari mu bwato bona umurabo uraje cyane, umurabo cyane uri mu bwato. Yesu yariryamiye mu bwato asinziriye, ariko cyambere Yesu yari abizi yuko umuraba ugomba kubagera muri bwa bwato, ariko bibutse yuko Yesu arimo ko babaje kurwana mu by'ubushoboka, bashakishije ukuntu bakwifasha, ariko babonye byanze, niko bafashe banza bago reka tumukangure turebe yuko ibyo bizagira icyo adufasha. Noneho bamukozeho, bamukanguye, Yesu arabyuka. Amaze kubyuka nibwo Yesu aca wa muyaga byose bita bigira, bahita bazi none uyu ni muntu ki ibi byose byumvira. Rero hari igihe waba ubana na Yesu ariko ntumumenye, kimwe nuko abigisha babanye nawe imyaka irenga 3, ariko nta nuko bigeze bamumenya, kuko Yesu yagiye ababwira amagambo menshi cyane akomeye atandukanye, akagenda ababwira ngo ngewe nkwiriye gupfa.
Yesu yemeye kuza arapfa ari wowe ari kuzira ibyaha byawe nanjye, kugira ngo twebwe abari abanyamahanga, kugira ngo twebwe abatari bakwiriye ko babona agakiza, kugira ngo twebwe babandi bari bafite yasho n'ubundi itari yemerewe ko basenga n'Imana, twongere twakire ubugingo buhoraho, twongere twakire igikristo, twongere hagati muri twebwe. Nta kindi kintu cyari kimuze yo miso ubundi yari yazaye Kristo hagati muri twebwe. Amena. Maze Yesu aremera arapfa, yarapfuye, ariko nyuma y'iminsi 3 nkuko yari yabivuze arazuka. Akimara kuzuka, Yesu yasanze abigishwa bose baramaze kugenda, yasanze bose barasuye mu kazi bari barimo gatandukanye, ari ba Petero bava ngo nibo bari bakuru, bose bari basuye mu kazi bari barimo gatandukanye, bose baragenda gutyo. Ariko Yesu azutse ni umuntu umwe gusa wenyine, umwigisha umwe gusa niwe yasanze. Uwo ngo niwe wari wategera cyane amagambo ya Yesu, niwe gusa wenyine wazirikanye byose yari yagiye avuga iteka ryose. Uwo ngo yari wa mugore witwa Mariya Magdalene, niwe wenyine wagiye kumva akuko cya mbere cyo yibutse yuko yavuze yuko ku munsi wa gatatu agomba kuzuka. Aragenda ageze kumva rero yamva n'ubundi asanga irarangaye, asanze irangaye, akomeza kugenda ashakisha hahandi hose muri ya mashamba, areba uko bimeze, areba ibintu byose uko byifashe. Maze ari muri ya mashamba nibwo hahise Yesu nibwo yahise abona yuko nta wundi ari gushaka, niwe ari gushakisha. Yesu akimara kuyibona nibwo yahise afata umwanzuro ngo reka mwiyereke. Kuko icya mbere cyo muri abo mashamba harimo abantu benshi batandukanye. Aho ngaho muri iryo shyamba harimo abantu barimo batashya, harimo abantu barimo bitambukira bagenda. Ariko Yesu yarazi yuko Mariya nta wundi ari gushaka, yarazi yuko Mariya uwo akeneye niwe ari gushaka, nta kindi. Nawe rero icyo nkubwira, ukuri kw'ijambo gushoboka. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nkunda bankunda, ariko abashakana umwete bose bagomba kumbona. Icya mbere cyo washatse Yesu ari uje gushaka, uva ngo kumushakana umwete, aho ngaho ugomba kuwamubona. Impamvu utamubona ni uko ujya kumushaka ufite ibindi bintu runaka ujye wishingikirizaho. Ariko isanda kubwira ngo baza wikuremo cyane ibyatuma Yesu atakubona, ibyatuma utaba mu bushake bw'Imana, ibyatuma utaboneka muri presence y'Imana. Baza ubikuremo burundu. Iko icya mbere cyo Imana babwiye ngo icya mbere Imana ni umwuka, abayikunda bose cya mbere cyo bagomba kuyishakana baciye mu buryo bw'umwuka wera. Uko icya mbere ntabwo wayibona utari umwuka, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu Yesu abona yuko Mariya ari we n'ubundi yaje gushaka. Yesu avuga ngo reka mwiyereke. Amena. Aravuga ngo reka mwiyereke. Aremera araza gute yiyereka Mariya, aramwiyereka mu bigishwa bose, niyo wa mbere yabanje kwiyereka. None aramuga ngo genda ubwira abandi bose bagende bantegereze i Yerusalemu, niho ngiye kongera kubasanga. Amena. Noneho bose cyambere cyo iki kintu cyambere yabanje gukora, yabanje kongera kubasubiza neza ku kidendezi. Bose babanza kongera baza kwihana ikintu bita gutizera. Uko icyambere cyambere yatubwira ngo utizera wese ntabwo ashobora kuba yanezeza Uwiteka. Ijambo rikambwira ngo hasigaye igihe gito cyane kandi uzaza ntabwo azigera atinda, ariko umukiranutsi wanjye wese azabeshaho no kwizera. Ariko nasubira inyuma gato cyane, umutima wanjye ntabwo uzigera umwishimira. Amena. Ibyo wakora byose utizera ntabwo wanezeza Imana. Icyambere cy'ubuzima bw'iyi minsi, ubuzima bw'iyi si duhagazemo, nta kindi cyabigushoboza, uzashobozwa no kwizera. Nta kindi cyabigushoboza, uzashobozwa nuko wiringiye Uwiteka. Ijambo rikambwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akaba yamubera ibyiringiro. Amena. Imana ishimwe.
hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka yamubera ibyiringiro. Uwo nguwo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ntabwo cyita ku bihe runaka cyaba gisohoyemo, ntabwo cyita ku munsi amapfa yacanyemo, ntabwo cyita ku bibazo runaka byabaye, ahubwo cyo gihora cya mbere cyo gihora gifite amababi meza cyane. Uko uwo cyizeye arashoboye byose. Amena. Umugabo Yesu aravuga ngo nimugende mwese musubire ku kidendezi, nimusubire ku kidendezi mwese mugende mwongere mwiyeze, mwese mwongere mwitunganye. Mu cyambere cyo bazi mukwe ikintu cyo gutiza, cyo cyo gutizera hagati muri mwebwe, na za kamere nyinshi cyane ziri hagati muri mwebwe, zose mwongere muzikuremo. Uko icyambere cyo waba ubaze n'iminsi ngahe ubwiriza wowe uri n'umuntu umuyobozi runaka ukora mu Imana uko bukeye nuko bwije, ariko icyambere utagira ikintu cyo kwizera, ariko icyambere utamenye neza uhamye wari we, ariko amahirwe cyane akomeye cyane arimo nuko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. N'isaha ugarutse Yesu yakwemera, n'isaha ugarutse Yesu yakwemera kubana nawe, n'isaha ugarutse Yesu yakwemera akongera kubera umwami n'umukiza. Nta kindi Yesu ashaka nuko wamwemera cyane akaba yakubera umwami n'umukiza. Ibyo wakora byose Yesu mutari kumwe byose ni ubusa. Baza ushakishe Yesu mu buzima bwawe. Uko iyi minsi dusohoyemo nuko ubona abantu benshi cyane babuze uko bigenza, babuze icyo bakora, abenshi cyane bakaba batangiye no guhunga ngo kubera inzara. Ariko inzara ya mbere baza ushakishe cyane Kristo, baza ushakishe cyane Kristo muri wowe, abanza kuzure. Uko namara kuzura uraza kumenya ibyo ushaka, uraza kumenya neza yuko uko umwami Yesu agukunda uri amahoro. Ibyo wakora byose rero udakundwa na Kristo byose ni ubusa. Baza ushakishe cyane Kristo hagati muri wowe, Kristo akuyobore, Kristo ajyana nawe iteka ryose. Uko nta na kimwe wakora utari kumwe na ngo bikunde, kandi Kristo ntabwo yagukoresha ukiri umunyabyango biyo byakunda. Uko icyambere cyo yabanje kujyana ba Petero hariya ku mazi, abagenda basubiza cyane hariya ku kidendezi, bose ngo bagende basubireyo, banze bongere biyeze, banze bongere biyuhagire cyane. Bakimara kwiyuhagira nibwo yagiye abakoresha. Niyo mpamvu Petero yahise yuzura umwuka wera, araza arigisha. Ibaze Petero, bazanzure bishogose yegera Petero, Petero wa wundi utizeraga, Petero wa wundi wagiraga kamere y'ubwicanyi, Petero wa wundi wagiraga kamere itandukanye. Amaze kuzura umwuka wera yigishije abantu 3,000 maze birakizwa, utabarimo abagore n'abana. Niyo mpamvu Petero yabyambere cyamaze kwakira imbaraga z'umwuka wera byatumye ahamya yashize amanga, avuga Yesu. Uko icyambere cyo idate kimwe wakora utuzi umwuka wera ngo bishoboke. Password rimwe nta yindi. Umwuka wera ntabakorana n'ibyaha. Umwuka wera icyambere cyo abamwuka wera reshejwe. Umwuka wera n'uwera nyine. Urumva harimo ijambo kwera. Kwera byo ni ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi cyane muri iyi minsi ntabwo bifuza cyane kwera, barifuza gukorera Imana ariko badakiranuka. Ibyo bavuga n'ibyo bakora ugasanga cyane bamenye cyane n'ibyo Imana yababwiye. Niyo mpamvu Imana ikereye yuko iyi minsi ijambo nkubwira ry'ukuri, banza usubire ku isoko, wongere wihane, wongere wisuzume cyane, ntiwite cyane gucyubahiro ufite. Kuko icyambere cyo narabagenda babwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, mbe nagora buri muntu wese ibikwira n'ibyo yakoze. Nta kindi kintu cyagushoboza kuba wagira imirimo myiza uretse kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Nta kindi cyagushoboza kuba mu mwanya Imana ishaka, nta kindi cyagushoboza kuba wakuzura imbaraga z'umwuka wera uretse kwemera Kristo akaba muri wowe. Ibyo wakushinkizaho byose ni ubusa. Icyambere cyo iyi si igihe
kirageze kugira ngo iyoborwe n'abantu biyubashye Imana. Iyi si igihe kirageze kugira ngo abantu bagomba kurya aba ari abantu basenze Imana by'ukuri. Iyi gihe kirageze kugira ngo umuntu wese abe yabona impamba, abe yabona ibijyanye n'ibyo yakoreye, byaba ari byiza, byose ugiye kubibona kandi byose ugiye kuyibona. Niyo gahunda ihari. Ibyo wakora byose rero utanezeza Imana ni ubusa. Amena. Mwihangane cyane uko amagambo aba yaje, nuko amagambo aba yaje. Icya mbere cyo abatoborwa bose ni Umwuka Wera, ntabwo ari abana b'Imana. Umuntu wese woga n'Umwuka Wera ni umwana w'Imana gusa. Icya mbere cyo nababwiye ngo Umwuka Wera ni utwemeza. Anytime uzisanga ibyaha byose ukibikora nkuko byari binameze, nta Mwuka Wera hagati muri wowe. Kumukora amara kugera muri wowe azakwemeza byinshi. Hari ibyaha byinshi cyane azagukuramo, hari ibyaha byinshi cyane azakwirukankamo, azakwirukanamo burundu. Ariko birasaba cyane tubere maso cyane ubuzima bw'umwuka kurusha ibindi byose. Ibyo wakora byose tubere maso ubuzima bw'umwuka, aho ngaho ni ubusa. Niyo mpamvu mbabwiriza kugira ngo nimwongere mugaruke, nimwongere musubire ku rufatiro, nimwongere mwemerere Kristo yongera kuyobore cyane, nimwongere wemere Kristo cyane yongera ayobore ubuzima bwawe. Uko naza kuyobora ubuzima bwawe, icya mbere cyo imbuto z'Umwuka Wera ntabwo ari mu ubwoba, imbuto z'Umwuka Wera ntabwo harimo amahane, imbuto z'Umwuka Wera ntabwo harimo insangano, imbuto z'Umwuka Wera ntabwo harimo kwirirwa urira, imbuto z'Umwuka Wera ntabwo harimo bya bindi byose, ntabwo harimo ubusambanyi. Kandi abapasitoro benshi mukabije ubusambanyi, abantu benshi mukabije ubusambanyi mu buryo butandukanye. Ugasanga umuntu ni umusambanyi ati no murimo w'Imana. Aho ngaho Imana iraje, igihe kirageze ndetse kirasohoye. Ubwo igiti cyose data atateye agiye kuza abe yakirimbura. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira kandi n'ubuhanuzi Imana iduhaye muri aya masaha. Igiti cyose data atateye agiye kuza gukirimbura. Icyo mwagiye mwitere mu makorari, Uwiteka agiye kuza gukirimbura. Icyo mwateye mu myanya y'abadiyakoni, Uwiteka agiye kuza kukirimbura. Icyo mwateye ngo muri abakristo runaka kandi mudakizwa, Uwiteka agiye kuza gukirimbura. Icyo mwateye mu myanya y'abapasitoro, Uwiteka agiye kuza gukirimbura. Icyo mwateye mu myanya y'abashumba, Uwiteka agiye kuza gukirimbura. Erega igiti cyose atateye agiye kuza gukirimbura. Banza ibibazo cyane, iyi saha aransanga ameze gute? Iyi saha ntabwo agiye kundimbura cyangwa iyi saha mpagaze nk'uko ashaka. Mbabwije ukuri, umuntu wese uri gukora umurimo w'Imana utari umwanya w'Imana, atakora ku nyungu y'Imana, uwo nguwo Uwiteka aje kumurimbura burundu, aje gukura mu nzira. Ndiyo Baba bwira ngo igiti cyose atateye agiye gukirimbura burundu. Ibyo wakora byose rero utabikora ari wowe wagutumye, utabikora ari wowe wakwangaje, ukaba warizanye mu mwanya. Aha ngaha witegure neza, agiye gukurimbura. Uko nori muteza ibibazo cyane muri ubwato duhagazemo, nori muteramo ibibazo. Ariko igihe ndiki kugira ngo wongere wisubireho, wongere wihane, wongere wemerere cyane Kristo yinjire muri wowe. Ongera mbere cyane Kristo yongera kuyobore. Uko nta kindi wakora usibye kuyoborwa nawe. Amena. Igiti cyose atateye, Mana tugire neza cyane, aje kuba yakirimbura. Ariko igihe n'iki kugira ngo amahirwe ufite cyane nuko akongera cyane gusubira ku rufatiro, kuko Kristo ari urufatiro rw'ukuri. Yongera kuyobore muri byose, yongera kuyobore. Byo wakora byose atakuyoboye aba ari ubusa. Emera Kristo yongera kuyobore, emera Kristo yongera cyane nawe, emera Kristo yongera kuyobore mu kuri, emera Kristo yongera kuyobore uko bukeye nuko bwije. Amena. Turimo turasatira cyane umusozo, ariko kuri kwijambo babwira ngo umuntu wese w'umukristo hari bigomba kumuranga. Icya mbere cyo hari ibintu by'indangagaciro zigomba kuranga umukristo. Ugomba kubanza kwiba cyane, ukireba muri ndangagaciro cyane, ukirebera, ukibaza cyane. Ubundi bw'icyambere cyangwa umukristo aba ari umunyakuri, aba ari umunyakuri cyane, aba ari umunyakuri. Umukristo wese agira ukuri, aba ari n'inyangamugayo. Umukristo wese aba ari inyangamugayo mu buryo budasanzwe.
umukristo n'ukundi aba ari wa muntu uzi kwizera. Niba ijambo tubwira ngo utizera wese ntabwo anezeza Imana. Umukristo aba ari wa wundi ukira afite gukiranuka hagati muri we. Umukristo n'ubundi aba afite kwihangana. Ubundi umukristo aba afite icyo bita umwuka wera. Umwuka wera niwo source y'ibintu byose. Umukristo n'ubundi aba afite ijambo ry'Imana rigwiriye hagati muri we. Anytime uzisanga nta jambo ry'Imana hagati muri wowe, uzamenyeze ko amaze gutakaza burundu, wamaze kugenda burundu ryamaze kurangira. Ariko iyi saha niwongere cyane wisuzume, niwongere cyane wibaze cyane uko ugaragara. Bigaragaza kuri iki? Uko ugaragara bigaragaza kuri nde? Urinde muri Kristo Yesu. Urinde nicyo jambo cyane ndi kumva cyane mwabwinya. Banzi baze cyane icyo uri cyo. Uko icyambere cy'abantu bari kugenda biteranya cyane, ugashaka kweza titre udafite, ariko kuba wakwita ngo uri apotre ariko Imana itakwemera, kwita ngo uri bishop Imana itakwemera, ngo uri musenyeri, ngo uri padiri runaka, ngo uri pastor, ngo uri umushumba, ngo uri umudiyakoni, ngo uri kanaka, Imana itakwemera, nta na kimwe rwose bimaze. Igifite agaciro cyane ukwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Emera rero Kristo akuyobore, abe mu ruhande rwawe, kuko nakuyobora ntabwo uzongera kugenda uko ushaka. Uko nakuyobora ntabwo uzongera kugenda urongotana mu buryo butandukanye, ahubwo Kristo azaba ari muri wowe, nawe uzaba uri muri Kristo. Imana iguha umugisha. Rero nasoje cyane cyane yamenya muri twaturiwe cyane n'ibyo kuyoborwa cyane n'umwuka wera. Mureke umwuka wera gusa akomeza tuyobore. Uko natuyobora ntabwo tuziga tugira ibyo bwoba bwose bw'ibihe. Ibiryo bizaza bigura n'ibihumbi 5, wowe uzagura n'icyo kiro nta n'ikibazo. Icyambere cyo Kristo azayaguha. Wowe ahubwo mugira icyizere, umwemerere cyane, umubwire ngo dore ndaje uko ndi kose, maze umwemere umubwire ngo ndi imbere yawe rwose, ungenze uko ushaka, kandi nawe azemera ko yakugenza uko ashaka. Kuko icyambere cyo uri umushinga w'Imana, uri umuntu Imana yiteguriye kera, uri umuntu Imana yatekerejeho. Ntabwo uri umuntu w'ikibyarwa, ntabwo uri umuntu afite agaciro imbere y'Imana, ahubwo uriho kubera umugambi w'Imana, ahubwo uriho kubera ko Imana yabiteguye. Ibi ni ibintu Imana yagiye gutegura kera wowe. Icyambere cyemera Kristo, akomeza gume muri wowe, akomeza kubera Imana, nawe umubere umwana yishimira mu izina rya Yesu. Mureke dusenge, ariko mufate umwanzuro ukwiriye cyane imbere y'Imana. Amahoro n'imigisha bikomeze banamwe. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Wabanye natwe Imana mu ijambo ryawe, ariko dusinzwe n'urubanza. Twasanze twaragize ubwo budasanzwe, ntabwo twageze kwizera uko bikwiriye. Mana tubabarire, Mana tubabarire mu izina rya Yesu. Reka imbabazi z'Imana nyir'ijuru, reka amaraso yawe Kristo waviriye ku musaraba yongera atubonekeho, twongere tuboneke turi bashya, twongere tuboneke turi abumamaro imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ari uko twagiye kwitwara kose, ariryo twagiye tuvuga, ariryo twagiye dutandukanye mu buryo butandukanye, reka amaraso yawe atubonekeho, uduhe kwezwa nawe, uduhe kwishimirwa nawe Kristo. Iyi sano y'umunota dukeneye amaraso yawe ko yatubonekaho, ukatwuhagira, ukatwishimira Mana muri minsi ya none. Kadushoboza kuba maso, kadushoboza kuvuga n'umwuka wera wawe mu izina rya Yesu. Mana urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kuri mu ruhande rwacu. Bisabye nizeye Mana nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mana muri kumeze bishimire, kandi kumeze bazi bigezo byose mwifuza. Umugisha yose itange kumeze weho iteka ryose. Imana ikomeze ibahe amahoro y'Imana banamwibse iteka ryose. Shalom, shalom, shalom. Muri kumwe na Samuel Mutezi Imana. Ushaka kugira igitekerezo ushaka kuba watanga, cyangwa hari ikintu ushaka kuba wadufasha mu buryo butandukanye, wakoresha nimero ku bari hanze ni ugushyiraho kode yo guteranya 25 07 88 27 2180 07 88 27 2180. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe. Shalom, shalom.